Data twongeye gushimira Imana y'amahoro yongeye kuduha umunsi mwiza kugira ngo tuyinezererwemo. Imana nishimwe. Tugiye kwiga ku ijambo rivuga kubaho Uwiteka nibwo bwenge nyakuri. Dusome Zaburi 111 umurongo wa 10. Haravuga ngo kubaho Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri, ishimwe rye rihoraho iteka ryose. Amen. Kongere dusome Yobu ibice 28 umurongo wa 28. Haratubwira ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Turongeraho ijambo riri mu Migani igice 1 umurongo wa 7. Havuga ngo kubaho Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya, ariko umupfapfa ahinyura ubwenge bw'ibibwiriza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Dusomye imwe mu mirongo yo mu ijambo ry'Imana iduhugurira kubaha Imana, kuko ntibishoboka ko umunyabyaha yanezeza Imana. Turiga tukaminuza tukajya mu mirimo itandukanye, ariko urwego rwose twageraho iyo habuzemo kubaha Imana tuba tutarajijuka, kandi tuba turi abakene, ndetse abakene inyuma y'abandi. Ubwenge rero nyakuri ni ukubaha Uwiteka mu byo dukora byose n'aho turi hose. Umuntu wubashye Uwiteka amenya ibyo abize bakaminuza badashobora kumenya. Nubwo bo baba bumva ari abanyabwenge, ariko hari ibyo amenya bo badashobora kumenya. Kandi nyamara iyo utagiye mu ishuri, Uwiteka aba afite ubushobozi bwo kukumenyesha ibya babandi bize. Imana yo mu ijuru nishimwe. Tujya tubona abantu benshi bavuga indimi nyinshi kandi batarigize biga, batarageze mu ishuri, bagasoma Bibiliya batarageze mu ishuri, bakagera mu bihugu by'amahanga bakavuga indimi zaho kandi batarageze mu ishuri. Ibyo ni ibitwereka ko kubaho Uwiteka aribwo bwenge, kuko nibwo shingiro ry'ubwenge. Ibi twigira ino rero ni ibintu biri aho ngaho birangira. Iyo bibuze mu bwenge bw'Imana biba ari imfabusa. Umugabo witwa Daniyeli, kubera kwanga ibyaha no kubaha Imana, byamuhesheje kurotorera umwami inzozi, ndetse aranazisobanura. Nyamara ab'umwami we yitaga abanyabwenge bo mu gihugu cyose bari bananiwe, ndetse itegeko ry'umwami ryasohotse ko bicwa. Ariko Imana yacu nishimwe. Haleluya! Imana nishimwe. Itegeko ryari ryasohotse ko abanyabwenge bose bo mu gihugu bicwa, kubera ko umwami yananiwe, yewe yari yanazibagiwe inzozi ze. Ariko haza Daniyeli uri mu mwuka w'Imana. Yasabye igihe gito, Imana iramuhishurira, imuhishurira ibyo umwami yarose, inamuhishurira igisobanuro cyabyo. Imana yo mu ijuru ntihabwe icyubahiro. Uko niko byagendekeye na Yosefu ubwo yari ari muri gereza. Nawe yarotoreye abo bari bafunganye inzozi, bimuhesha kuzamenyekana ko nuko umwami ko hariho umuntu uri mu ubwenge bw'Imana, agenda akora ibyananiye abandi. Imana nishimwe. Mumbabarire. Hari ibanga rero abantu bubaha Imana bagendana. Hari ubundi bwenge burenze ubwo mu mashuri bagira. Hari andi maso barebesha ibyo abandi batareba. Hari andi matwi bumvisha ijwi abandi batumva. Imana yacu nishimwe. Imana ijya ibamenyesha ubwiru bwayo, igifata ku byayo ikabamenyesha, bakamenya amabanga y'igihugu, bakamenya amabanga y'itorero, bakamenya ibihishwe. Imana nishimwe. Aba bantu kandi ni nabo bafite ubutware bwo gufata mpiri ibitekerezo iyo mu mitima bakabigomorera Kristo. Imana nishimwe. Ariko abantu bo batubaha Imana, kwiga menshi ntibibabuza kwandagara, kwiga menshi ntibibabuza kwandavura, kwiga menshi ntibibabuza kwiba. Bariba, bakabeshya, bagasambana, bagasinda, bakica, bakuzura amoko n'inzangano, bagakora n'ibindi by'isoni nke, ndetse bakabika byinshi bibi mu mitima yabo. Rero hari ijambo riri muri Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 6 kugera kuri wa 7, vuga ngo kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Twihatire rero kubaha Imana. Ibyino mu isi dushaka ni byiza ko tubitunga, ariko tubitunge tunubaha Imana kandi tubyubahisha Imana. Duharanire rero kubaha Imana, tuyinezeze, nibyo bifite umumaro kandi Imana yitayeho. Kubaha Imana biduhesha urwandiko rw'inzira ijya mu ijuru, icyubahiro, amashuri, gutunga bike cyangwa byinshi tubikoresha inaha, kandi rwose kubigira si bibi.
ariko ntibyaturenza n'umutaro. Mbifurije rero kubaho ubuzima bwubaha Imana kandi ubuzima bwanga ibyaha butinya Imana. Tugundire ibyiza, turekure ibibi, twubahishe Imana ubwenge bwacu, imibiri yacu n'ubugingo bwacu. Imana yo mu ijuru nishimwe. Ibyo ni byo bibasha kutugirira umumaro, kuko ubuzima butarimo kubaha Imana ni ukuri ubona ari ubuzima bupfuye kandi bukojeje isoni. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mwari kumwe rero na mwene so Jeanne d'Arc. Mukomeze mugire umugoroba mwiza kandi Uwiteka abihishurire muri byose. Bifurije no kugira weekend nziza. Imana yo mu ijuru ibiteho. Amen, amen.